ntibyoroshye kabisa ngo bakimara kugera mu buriri ngo yakubise ngo yari litiro 8 z'amazi. Bamwita Shadiya ngo rwose ngo babibonye neza ngo uwo musore wari uhari ngo yahise atangara ngo niwe wagiye kwitanga kuri ribu ngo aravuga ati ibi bintu rwose bikomeje kugorana. Ngakimara kugeramo ngo bageze muri faveri ngo yahise ajya kwirega kuri ribu aravuga ati nakoze amakosa ngo cyane ko uri umukobwa Shaddy Boo ngo byavuzwe yuko ngo atari wowe washoye ikirego ngo ahubwo ngo ari uno musore ngo bitewe nuko ngo yabaye nk'ugera muri faveri ngabaye nk'ukubita ngo yari litiro 700 z'amazi ngo byuzuza atange ngo rwose ngo yakubise bagira ngo arapfuye ahita ajya kwirega ati ngenesha umuntu. Rwose umuhungu yireze ngo nisha umuntu ngage basi icyo kintu kugira ngo umuntu ajye kwirega ngo nisha umuntu bro. Atari kabisa. Haya bimwe mu bikomeye, bimwe mu bintu biteye ubwoba cyane, bimwe mu bintu nyine ubona ko bitumvikana. Ubundi ibi bintu twari tuberuka ya mpano adukubita navuga ko babaye nk'abamusebya bakora ibintu biri nk'icarubozo kuno musore baragenda bashyira hanze video ze z'ubwambure ariko aka kanya noneho kongeye kumva inkuru y'urukozasoni nyiri tangazamakuru cyangwa social media aba influencer baciye inkuru mbi cyane. Uretse urebe video rwose video hano ndi kureka ndimo ndareba ndaje mbereke muraba mubona bimwe mu biteye ubwoba, bimwe mu bintu biteye isoni n'umukobwa Shaddy Boo yakoze cyangwa se yagerageje gukora. Ni bimwe mu bintu navuga ko ari yicarubozo. Kobwa rwose ngakimara nk'uwegera mu gitanda gusa ngo yageze muri faveri ngahita bro ngo wumva no majwi wumve amajwi y'uyu umukobwa Shaddy Boo ari kugira icyo abivugaho maze nawe uze kumva kuntu faveri yagigenda rwose byari biteye ubwoba. Buretse wumve muganga uza kwipimisha ariko icyo ngicyo nuko namukorewe ihohoterwa bitewe nuko bagusindishije. yaramushite wanjye kuva kera ariko bitewe n'ukuntu muri iki gihe naranze abantu byose kugira ngo mwirinde bitewe n'igikomere nari mfite nta bintu byinshi nashakaga ariko bitewe n'ukuntu process zagendaga ukagarika muri chance ngene mabarira abantu niko yisanze wanjye aracyana bloke pe turanywa nyine biki byose ariko nyuma nisanga nambaye ubusa bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye so niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo babikurikirane biri official that's what I'm feeling. Ni inshuti yanjye nta kuntu narusha umuntu wanjye hariya outside just like that uko mbizi neza ko ari byo. None se kwa muganga ubu urateganya gutangira process aka kanya cyangwa kana ari bwo ndi kujyayo? Nibwo uri kujyayo. Okay. Hanyuma se we yahise agenda yancitse kandi na muganga rindira ubwo n'ukuri baransindishije ngo nakujye kuri reba nansinzi kamere namwe atirindira tunemere neza tujye kuri reba nubwo nari tayari ubundi njye bunango ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo bikini biki namwe arindira ariko kubitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binje mu tugende mani barancika tu. None se yari wenyine cyangwa wenda yari yaje ari kumwe n'abandi? Undi mugenzi aramucikisha kubera ko ngene namwanjye n'inkweto ze nazihishe. Yego. Ariko yagiye nta nkweto kabisa inkweto ze zirakiri mu rugo nazihishe.
imwe mu bikomeye cyane uyu muntu bamwitaga Shadiya cyangwa se Shaddy Boo, umwe mu bakobwa bamenyekanye muri industry bakomeye cyane ariko basa nk'abari kwiteza urubwa. Navuga ko batakoze ibintu byiza cyangwa se bishimishije byagiye bigarukaho ko ari bibi mu maso ya rubanda ndetse n'abandi bantu benshi. Ibyoroshye muri industry, abantu bari mu ruganda rw'imyidagaduro rwose ibintu bikomeza gukomera biri kugira utubi. Twari tuzi ko umuhungu wacu yampano rugarukuyeho nanamutangagisha cyane ndetse n'umuryango we ngo yampano bivuga yuko ubungubu yafunzwe ari ikeni ikesi yiwe bivuga yuko ngashinjwa ikintu kijyanye no kuba yarakuriye ariko banavuga ko yakoreshaga ibiyobyabwenge nubwo ntabyemera mbona mungu yararenganye njye nagiye mbibona bitandukanye sinzi ni mpamvu afunze ushobora kuba arengana cyangwa se njye ku ruhande rwanjye nuko ariko n'umukobwa cyane rwose we hejuru bwa showbiz agaragaje ko turi ibirara turi indaya turi ibiti ntabwo ari gutanga ubundi ibi bintu bakabaye batanga ko bagaragaza ko nibura bano bakomeye bakabaye bagaragaza ko showbiz rwose ari ahantu hava amafaranga, ari ahantu hatarindiriye ibirara n'indaya ariko nk'uko bagiye babifata kumagerana n'ubu ngubu byinshi bikiri gutanga bitewe n'ikintu bari kugenda bakora. Shaddy Boo none idakoze biteye ubwoba. Ni hatari kabisa, bikomeje kuba sanje umuvandimwe Shaddy Boo rwose ariya konje utakamanuka asa nk'uwikubita yiruka cyane mu gushirwa asarakubita 3-0 ahita amanuka yiruka. Haya bamwita Shaddy Boo cyangwa se Shadiya. Sinzi ukuntu ndibuze kumuvuga ariko ni umwe mu bantu basebeje izina rya music cyangwa se creative industry cyangwa se usebeje izina rye ndetse akanaseza izina ryacu muri rusange n'abandi bose anatengushye abantu bamukundaga. Arabatengushye rwose njyaho ngubwire ngo ushaka kwamamaza kuri izi video twakwamamariza haya nimero zacu aza kuzireba hejuru niho ziri, urazireba hejuru urazibona. Rwose ni umwe mu bantu batengushye ndetse banakoze ibintu na expectingaga ko byabaho cyangwa se byabaho muri byateganyaga no kuzabaho, mbega muri make muri showbiz ntabwo twizeraga ko ibintu byabaho wapi. Bamwita Shaddy Boo cyangwa Shadiya, umwe mu bakobwa rwose barenze, umwe mu bakobwa bageze gutya bakifuzwa n'abagabo batandukanye barenze, ariko nitwumvaga ko akana kangana kuri ariko kamwipevera ngo nta n'umutamiro wari urimo. Ababashije kubireba bavuga ko ngo nta n'umutamiro wari urimo rwose, ntawo hatari kabisa. Nahoze mbona bahoze bagenda bavuga bavuga ibiki n'iki, ariko by'ukuri kwanjye nuko kariya kana ntigakakwiye kuba ariko kuriye Shaddy Boo yuko ngo yamutsindishije rwose ngamukutamo byako nyage na kanyaga, ariko ntabwo byizera ko ni hatari kabisa. Hari shoti nkaramanuka asa nk'uwikubita gato cyane bakirira mu buriri, ibintu umuhungu akoze mu biteye ubwoba cyane. Yesu we bro, ubu ntabwo ari uruganda rw'imyidagaduro, ntabwo ari music cyangwa creative industry, ni umuvomoro industry. Ahari ndi kubona bro narababwiye ngo
twitwararika ibi bintu bikomeje kugorana cyane. Nyagasani mana igena garuka ku bantu bawe turabasabiye mu izina rya Yesu Kristo. Yesu naza bane n'aba bantu bari muri industry batangiye kudutikuruka. Aya bandi muri SHADDY BOO atsinze igitabo kibi cy'umutwe twizeraga ko ari umuntu ushobora kwagura showbiz, ariko ayisubize hasi bitunguranye ndetse akora n'ibintu yatekerezaga ko byabaho. Yaho nibutse n'abantu bakore subscribe match ziri kuba muri industry rwose. Ziteye ubwoba cyane, zimwe muri match z'umuriro, zimwe muri match ziteye ubwoba ziri ku isi yose ndetse ziri gukurikiranwa n'amahanga yose. Nabuze mbona benshi muri za Burundi n'ahandi bose bagenda bapostinga abantu nubwo ari ibintu bavuga ko bidafite isura nziza, ariko ni match zikomeye cyane bijyanye na industry tubaha. Banga nubwo twabaye inkuru mbi, ariko mujye mwihangana natwe ntabwo tuba twishimiye kuza gutangaza inkuru mbi tuba twaje nabi. So guys, rero ndababwira ngo subscribe tujye tubaha banga. Yego banga rwose, banga ibintu by'umuriro, ibintu byatanje, ibintu bisenze biri kuri Renzo Empire. Haya